Yesu amaze gupfa aramanuka muri ya prison nawe bayimushiramo. Noneho ngo agereho iwe afata Satani, afata rufu, amwambura ifunguzo, afata na Satani amwambura ifunguzo, afata n'urufunguzo rw'umuryango wa kuzimu narwo ararujana, ngo amarara kingura arabijana, hasigara harangaye, nta n'umuntu wari wahakinga. Habe n'ubushumba hari igihe bumbangamira nkagira ngo nandike nsezere. Abandi bakambwira bati nubona uvuye ku bushumba rero ntaho kibarizwa, nta rusengero ufite, ati naho uvuga ubutumwa bwiza ntaho uzabona, ntaho uzagutumira. Kuvuga ubutumwa bwiza mbirutisha kuba revera, mbirutisha kuba bishop, mbirutisha kuba apotre, mbirutisha kuba umusenyeri, mbirutisha icubahiro cyose. Na buri bindi nkabona umwanya wo kuvuga ubutumwa. Yesu ashimwe. Hallelujah. Dufite umunezero mwinshi cyane wo kubana namwe. Uyu munsi nari mfite gahunda ebyiri, ya hano ni ya kaminuza ya Gikondo, ni SFB hariya kuri university. Ubwo rero nabuze uko mbivanga mpitamo hano. Hallelujah. Hano ni iwacu murabizi, ndumwe member w'uru rusengero. Kanoni rero n'umushumba n'abafatanya bikorwa. Hallelujah. Twabanye bihe birebire, twasangiye byinshi, nza mbakumbura. Rero kuba nahageze mumfashe dukomere Imana amashi. Kuba tanze nitwa Mudahigwa Absalom, ndi umushumba kandi Imana yampamagariye kuvuga ubutumwa bwiza. Hallelujah. Kuvuga ubutumwa bwiza mbirutisha kuba revera, mbirutisha kuba bishop, mbirutisha kuba apotre, mbirutisha kuba umusenyeri, mbirutisha icubahiro cyose. Na buri bindi nkabona umwanya wo kuvuga ubutumwa bwiza. Suko ababaye abo ngabo babaye nabi, turabubaha ba bishop, ba musenyeri, ni umuhamagaro wabo kandi buri wese yishimira umuhamagaro we. Nanjye nkunda kuba nicaye nta titira ariko nkavuga ubutumwa bwiza. Hallelujah. Amen. Habe n'ubushumba hari igihe bumbangamira nkagira ngo nandike nsezere, mvuga ubutumwa bwiza. Hallelujah. Abandi bakambwira bati nubona uvuye ku bushumba rero ntaho kibarizwa, nta rusengero ufite, ati naho uvuga ubutumwa bwiza ntaho uzabona, ntaho uzagutumira. Hallelujah. No bikanshanga. Yesu ashimwe. Hallelujah. Kibuka rero ndacyafite mama azambwira amateka. Amen. Kambwira ati kera ukiri umwana w'imyaka 4, 5 wigeze kurwara, urababara, uja muri koma. Atugarutse uvuye muri koma uhita ugaruka uririmba ngo pendo la Mungu ni kubwa, pasha habari hiyo. Hallelujah. N'indirimbo tuzaturimba mu Giswahili ndagira murayizi. Pendo kubwa. Ngo urukundo rw'Imana rurahambaye, ngo wamamaza iyo nkuru. Nibyo mama wene, nico gituma byanyomereye. Hallelujah. Yesu ashimwe. Hallelujah. Kiri umusore nkamwe nakundaga ibimukunda, karirimba bugacya, karara mu gitaramo bugacya, ngatangira igitaramo ku wa kabiri kageza ku cyumweru ntarasinzira. Amen. Ntarasinzira uretse guhunyiza, nagiraga gourmandise. Niba ari ubusambo, niba ari yo kwanga ko ndyama abandi bataramye bagahura n'imigisha n'umunezero sinkuboneho. Hallelujah. Ubwo rero nkaba maso, nkaba mu gitaramo bwacya, kamenya amakuru muri cya gitaramo turimo, tuba turi mu giterane kinini nk'icyanglikane yahuye yose. Kabona cya gitaramo nta bashumba barimo, nkabaza nti kuko abashumba bataraye mu gitaramo, ngo baraye mu nama. Amen. Ngahita mvuga ngo sinzaba umushumba, ngo nzaje mu nama abandi bari mu bitaramo. Hallelujah.
nuko umurimo wanjye cyari gitaramo no kuvuga ubutumwa bwiza kandi rwose zanuvuga ngo hari abashaka ubushumba, hari ayandi matorero ariko atari anglikane baca hirya nyinaga agashira umukuru w'ururembo cyangwa umuyobozi mukuru isekurume y'ihene nawe akazamusabira ubushumba. Amen. Ariko nje ubushumba ntabwo nigeze mbwifuza kuko numvaga ko baba mu manama no mu administration. Amen. Bukeye undi muntu arambwira ati rero wowe nta kuzavuga ubutumwa utarize theology. Ati kuko mu gihe kigiye kuza bazavuga ngo si ni licencié ni graduate ntibyabaye mu gihugu cyacu. Kugira ngo ube umushumba ugomba kuba licencié. Bituma nifuza kujya kuri theology. Amen. Imana irabimpa pe. Mbona buruse y'abanyamerika nje n'umuryango wanje turajyana, nifite abana 3 tujira ubumbashi kuri theology. Nibwira ngo ni theology gusa yari Methodiste uni baduha buruse nziza twabagaho neza cyane. Turangije uwa kabiri bahita badusengera ku bushumba. Ntibwa bushumba naze bwaje. Haleluya. Nuko niko ninjiye. Mba ndinjiye mu bushumba ariko mbugezemo nsanga ni umurimo mwiza. Yesu ashimwe. Iyo ukorana na Yesu, umurimo wose ukorana na Yesu ni mwiza. Haleluya. Kuko ntabwo ari wewe ukora, wa murimo ukorwa n'uwo ugutumyemo. Amen. Yesu niwe ubana nawe. Rero kugira ngo ndatinda kuko turi muri Jeunesse dufite umwanya wo kuririmba. Amen. Shimiye urubyiruko mwantumiye. Hano n'abaririmbyi bari mu gitaramo hano hepfo barantumiraga nkaza muri repetition. Untumiye wese mu by'Imana afite umwanya ndaza. Ntabwo nare naba niba ari uko nyine nta matitre wa mushumba uvuga ngo ni igiterane kinini ngo oya, n'abatatu bashaka ko tuganira ijambo ry'Imana ndabitaba. Haleluya. Yanga bashimiye urubyiruko rwantumiye ngo tubane muri ibi byishimo. Shimiye urubyiruko rwa Gasyata, shimiye administration y'urubyiruko kuko uyu mukobwa wanje yabivuze ushinzwe mobilisation. Numvishije ibyo mukora ni byinshi cyane zanejeje, ariko hari hamwe naje nzaza mu kwezi kwa 7 igihe cyo gusangira. Haleluya. Ubwo rero nanjye zaza. Imana ibaha umugisha. Reka dusomere ijambo ry'Imana kugira tuze kubona umwanya wo gutarama. Murabizi ko teme yacu ndagenda mvuga imitwe y'amagambo nari nateguye kuko ninjiyemo muri development nta mwanya nabona. Ndagenda mvuga ndafata iminota 15 cyangwa 20. Yohana ibice 16 umurongo wa 33 haravuga ngo ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri iyi. Mwisi muzagira umubabaro ariko muhumure nanesheje. Haleluya. Kuri icyo gice rero iki 16 umurongo wa mbere haravuga ngo ibyo mbibabwiriye ibyo icyo mbabwiriye ibyo ni ukugira ngo hatagira ikibagusha. Amen. Haleluya. Yesu sinzi uko yakoraga introduction ye atarababwira ibibazo n'imibabaro bazahura nabyo. Iri niryo yabanje ataragira icyo avuga ngo icyo nicyo gituma ryananiye no gusoma ngo icyo mbabwiriye ibyo ntaranabivuga ngo ni ukugira ngo ntiyakagira ikibagusha. Nuhura n'ibibazo ntukagwe, nuhura n'abakurwanya ntukagwe, nubona abakwanga ntukagwe, niba kuvuga muri korari ntukagwe, niba kwanga muri korari ntukagwe, niba kugamba ntukagwe, niba kwimico wifuza ntukagwe, nurwara ntukagwe. Haleluya. Nubura amafaranga ntukagwe, nubura icyo wifuza ntukagwe. Haleluya. Kandi ibyo ngibyo ni ukugira ngo mbabwire kuko jewe nanesheje iki isi. Amen. Rero nari nabifashe muri ubu buryo ndihuta. Nari nanditse icyambere ngo ibigusha ni byinshi ku bakristo, ibibarwanya ni byinshi, intambara ni
ni nyinshi. Hari umuntu mwambwiye ngo naje mu rusengero ngo nzi ngo nzaje ndambura amaboko Imana impa amafaranga ngo nsanga abantu bankunda ngo ntete ngo mpageze nsanga hari intambara. Amen. Haleluya. Ngo nsanga harimo intambara ngo kandi arizo naje mpunga hanze. Yesu ashimwe. Rero ndamubwira nti nuko utari ubizi, iyo wabaye uwa Yesu uba wabaye umwanzi wa Satani, kandi Satani n'abadayimoni barwanya abana b'iki b'Imana. Rero wabaye umwana w'Imana nta gihe boreka kugushoraho iki w'intambara. Amen. Icyiza gusa nuko muri izo ntambara ugomba guhumurika ukagira amahoro kuko Yesu yanesheje isi. Haleluya. Nicyo rero noneho nicyo nanditse ngo ibigusha mbanza ijambo Yesu yababwiye ngo mwisi muzagira umubabaro. Yabwiraga intumwa ko ndihuta aziteguza kuko Yesu yarebaga kure cyane. Amen. Ari kumwe n'intumwa bamwegereye banezezwa n'ibitangaza akora. Haleluya. Bumva bafite fieri yo kubana na Yesu. Yesu ashimwe. Yakiza umurwayi, yirukana abadayimoni bakumva ni groupe yabo yabikoze. Haleluya. None bakagira fieri cyane yo kubana na Yesu. Bartimayo yavuga ngo mwana w'Imana mbabarira, bakabambwiye guceceka wewe. Ceceka. Haleluya. Kuko bumvaga bari muri groupe, Yesu akaba yamwubisha akavuga ngo ya nimumuzane. Haleluya. Nono bakomeza kwijoyinga ibyo, ntibamenye ko imbere hari iki, hari ibibazo, hari imibabaro. Haleluya. Uretse ibyo byonyine bakongeramo aho kureba imibabaro ntibarebe nka Yesu, ibo bakareba ubwami, bakabona ko Yesu azaba president hariya muri Palestina. Noneho bo bari kumwe nabo ko ari 12 akaba ari bafata za ministeri. Haleluya. Yesu ashimwe. Petero kuko yakundaga kuvuga cyane akaje imbere kumva azaba premier ministre. Yuda wakavuga tu uruhago nararushikiriye umufuka ndawufite nije ministre wa finance. Amen. Abadamu bicaye hasi bakaza bakabwira Yesu bati natwe abana banje, umwana wanje umwe azaba iburyo undi azaba hehe ibumoso. Bakabona ubwami ariko Yesu akabona imibabaro. Haleluya. Yesu ashimwe. Nuko niko bari bazi. Noneho Yesu wabareberaga kure arababwira ati bazabanga. Imibabaro ya mbere nanditse hano iciciro cya mbere ngo bazabaca. Ikindi bazabanga, bazabababaza, bazabakubita, bazabica. Haleluya. Kandi babampora. Amen. Kandi reka mbabwire muzishime. Haleluya. Niba kwanga kubera umurimo uzishime, niba kurwanya kubera korari uzishime, kuko hari abantu barwanya abandi. Akakurwanya abona ufite ishaka ry'Imana, Satani akamunyuramo kugira ngo agucuze. Niko bizabimera. Haleluya. Hakaba na bamwe batazi ibi babona baramurwanije agahita avuga ngo nanabivamo ngo hari ico ngo oya ahubwo uzishime. Bibiliya Yesu arababwira ngo ingororano zanyu ni nyinshi. Haleluya. Haleluya. Ngiye gukomanta biratuma ntinda, ariko muza mwishimira ibigeragezo mu murimo w'iki w'Imana, kuko ibigeragezo mu murimo w'Imana ni umugisha. Amen. Ejo bundi hari umuntu wamvugishe twavuganaga kuri telefone ku audio, nari nabwirije ahantu. Rero ni ku ma audio, nkunda kubwiriza ku ma audio no abantu bagashira kuri za YouTube zabo abashaka amafaranga. Hari umuntu wanyandikiye muri Kenya ati abantu baragucuruje tibareke barye naje ubutumwa bugire gute bugende. Haleluya. Umuntu arambwira ngo ambwira ibigeragezo ndamubwira nti iyo mpuye n'ikigeragezo tizamera nk'ifarashi ya Yobu. Niba muzamusoma umugenzi iyo nguye yumvishije intambara ngo izivuga ngo uryo. Haleluya. Ngo igahungabanya umugara wayo, ngo imyambi n'amacumu ngo ikabireba nk'ibikuri. Tinaje abantu bancokoje mu murimo w'Imana ntizavuga ngo uryo, tinumva umujinya ishaka. Haleluya. Umujinya mutagatifu ni umujinya w'ishaka
ry'Imana. Iyo Satani yashatse kugucokoza ukavuga uti niho nkihaguruka rero. Yesu ashimwe. Aranandikira arambwira ati ubwo ni ubuhamya uzabuhe n'abandi. Ati abandi biduca intege, ati naho wowe ubigerageza uravuga ngo utyo. Haleluya. Kubera iki mvuga ngo utyo? Nuko nzi ko byabigeragezo ku murimo w'Imana bimpesha umugisha. Yesu ashimwe. Iyo ni groupe aravuga ngo hari igihe bazabanga, ngo hari igihe bazabagambanira, babagambanire babace. Kandi simvuga byinshi, muribuka intumwa impfu zapfuye. Petero bamubambye acuramye, Yakobo baramubaze, Yohana bamutaye ku karwa, abandi bagize gutyo. Haleluya. Ariko ntabwo basubiye inyuma, ahubwo barishimaga. Haleluya. Igihe cya Nero bazababwira amateka y'itorero, bamwe yabagaburiye intare, abandi arabatwika mu muriro, ariko ngo bararirimba. Haleluya. Abari byo bimubabaza, kavuga ati bariyo barimo bapfa, ni gute baririmba? Umuririmbyi aririmba ngo no mu byago nzaririmba nta mahoro. Haleluya. Ya zatuma ndinda. Igurupe ya kabiri kugira ngo nihute tuze kuririmba. Ni imibabaro izanwa no kubura ibyo dukennye. Burya kubura icyo ushaka birababaza. Kubura minervare birababaza, kubura inzu birababaza, gukena birababaza, kubura sante birababaza. Ibyo byose Satani arabiyemfurija. Ariko Bibiliya ikavuga ngo Yesu abwira abigishwe, arababwira ngo nibibageraho kubura ababyeyi ukaba imfubyi birababaza. Haleluya. Ngo ibyo byose nibibageraho muri abana banje, ngo muzahumure kuko nanesheje isi. Yesu ashimwe. Iyi teme yanyu iraryoshye cyane. Haleluya. Muzahumure kuko nanesheje isi. Amen. Haleluya. Yesu yarababwiye ngo ibyo nibibageraho, ngo muzibuke ko nagize gute, nabibabwiye. Ngo muzagera naho muboroga. Umwanya wo kwishimira ngo ngiye kuba perezida. Amen. Muzaboroga. Haleluya. Yesu yabaye nk'ubabwira nuko amakomantere mbaye nanga kuyavuga kubera umwanya. Arababwira ati umwana w'umuntu agiye gufatwa, agambanirwe, yicwe, ashire mu maboko y'abagome. Petero ahita abona bigiye kwica ya vision ya guverinema. Yes. Haleluya. Ahita amubwira ngo ibyo ntibikakubeho mwami, ngo ibyo ngo pana kwatura nabi. Haleluya. Yesu nawe ngo yumve gutyo kuko ariyo yari vision ya Yesu. Ahita amubwira ngo subira inyuma Satani. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe. Ibo ntibabonaga ko bazoboroga. Icya kabiri kugira ngo nihute, Yesu ahindura imibabaro yacu kuba umune. Nara karimo kavuga ngo ahinduri babarongwanezeze Imana ishimwe kuko yuva amasengesho. Imana ishimwe cyane. Imibabaro yanjye yose yizi ahinduri yo mibabaro ngwane. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Niho ku murongo wa 22 arababwira ngo nzongera kubonana namwe, ngo kandi imitima yanyu igire gute, yishime. Yesu ashimwe. Abaza basomya iki gice bibwira ko ari igihe azagaruka. Oya, ubwo ngubwo hari igihe yongeye kubabwira, arababwira ati ndagiye ariko muzongera mugire gute, mumbone. None baravuga ngo rima arajyaye. Icyo yashaka kuvuga, yamaraga gupfa akongera kugaruka mu buryo bw'umwuka. Haleluya. Noneho bakamutunga, bakamubona abana babivuze. Uwayoboye uriya yavuze ati nubwo tutamubonye ataruko turamubona. Haleluya. Yarababwiye ati cyogira icyo kibamarira nuko nanagenda. Ati presence yanje physique ntabwo ari utile, ntabwo ifite imbaraga. Atariko ningenda nzagaruka, nzohereza umufasha naza
haleluya, muzishima. Yesu ashimwe, haleluya. Narababwira ngo nzongera kubona, kandi arababwira ngo ubwo ngubwo ngo umunezero wanyu ngo ntawe uzawubaka. Yesu ashimwe, haleluya. Kanihute, amahoro yacu rero tuyahabwa na Kristo. Amen. Ntabwo tugira amahoro muri twe, ntabwo tugira amahoro mu isi, tugira amahoro muri Kristo. Naho niyongeye kurangiriza, haleluya. Yesu niwe uduha kuba amahoro. Bibiliya ivuga ngo Imana niyo yadushize muri Kristo, Imana niyo yatumye uba umukristo, Imana niyo yakureheje. Umwuka wera niwe wakomanze ku mutima wawe, umwuka wera niwe wakweretse ko uri umunyabyaha, umwuka wera niwe wagukuye hanze, umwuka wera niwe wakwangishije Kadilake n'ubwo itagihaba, umwuka wera niwe wakwangishije utubyiniro, umwuka wera niwe wakuzanye. Haleluya. Imana rero niyo yabahaye kuba muri Kristo Yesu. Baba muri Kristo Yesu gute? Iyo bamwizeye. Haleluya. Mwebwe mwese abizeye mukizera Yesu, mukumva umubabaro w'ibyaha byanyu, mugashaka kubivamo, mukakira Yesu, muba muri Kristo Yesu. Haleluya. Mbwirira mugenzi wawe ngo nawe uri muri Kristo Yesu. Haleluya. Kumenya ibyo rero ni ukubihishurirwa. Haleluya. Ya, niyibaha kuba muri Kristo Yesu, kandi mumaze kumugeramo abahindukira ubwenge buva kuki? Ku Mana, gucungurwa no kwezwa. Kandi ngo kugira ngo nugira icyo yirata, mwirate Kristo. Haleluya. Kuba umukristo ni fieri ikomeye cyane. Yesu ashimwe. Nje iyo nibuse ko ndi umwana w'Imana, uriya musore yavuze ati nubwo pastor muona gutyo mwamana turangana. Haleluya. Kuko ndi umwana w'Imana nza nkandagira ngafasha, kumva mfite fieri, nkumva ntabwo bamfite. Yesu ashimwe. Haleluya. None nkibuka abandi birata ngo n'abana baba directeur general bakuru, akaba yabyishimira, kandi abobo ba directeur general na ba ministre bazaba bakuraho. Amen. Ariko njewe intebe Imana yampereye muri Kristo Yesu, ndabwa ministeri Imana yampaye, haleluya, ntabwo izavaho. Agakiza Imana yakampaye burundu. Haleluya. Na agakiza bita muri Bibiliya ngo agakiza kiteka. Yesu ashimwe. Ndibuka umunsi umwe navuye Kalemi, niko mutazi muri Kongo hakurya ya Tanganyika, ngera ahantu bita Uvira, muzamuhumva mu makuru. Nja kuri hoteli, mpageze nsanga ni hoteli y'umwarimu wari mwarimu wanje mu wa gatanu wa primaire, 5e primaire. Aje asanga nije wafashe icumba. Amen. Arambwira ati cyo cumba ndakiguha ntabwo wishura. Atari kwikintangaje ambaza amakuru, mubwira ko nabaye pasteur. Arambwira ati ndababaye cyane kuko nabaga wa mbere mu ishuri rye. Ati narinzi ngo uzaba ministre wa Mobutu, none wabaye pasteur. Haleluya. Ni cyangwa tubabyibuka, mpita mubwira nti uwo nabereye ministre araruta Mobutu. Haleluya. Yesu ashimwe. Turaganira arishima cyane, ariko nyine warababara ko nabaye pastor, abona narakiriritse, naho narazamutse cyane. Uzi gukorera mu butu no gukorera Imana ntabwo bihuye. Haleluya. Nje ukorera Imana nije ukomeye, nije ukorera boss w'ababose, nije ukorera umutunzi w'abatunzi, nije ukorera Imana ishobora byose. Haleluya. Abo bose ba ministre leta yabo yashiranye na nyirayo. Haleluya. Ariko leta ndimwo ntizashira. Haleluya. Yesu niwe mahoro yacu. Ndaza kubabwira impamvu Yesu ari we mahoro yacu. Hariya mu Baroma 15 haravuga ngo Imana nyiri ibyiringiro byose ibuzuza umunezero wose n'amahoro muheshwa no kwizera. Kwizera niko kwaduhaye umugabane wose Imana yaduhereye muri Kristo Yesu. Yesu ashimwe. Ntabwo umugabane Imana yaduhereye muri Kristo Yesu tuwuheshwa no gusenga. Oya, tuwuheshwa no
mpindurwa umwana w'Imana no kwizera, ngabana imigisha yo muri Kristo no kwizera. Nsenga kubera ko ni umurimo. Haleluya. Gusenga kurije ntibimpesha agakiza, nsenga kuko nakijijwe. Haleluya. Gusenga kurije ni ubusabane bwanje n'Imana, kuko gusenga, amen. Abantu b'abanyamasengesho n'abahanuzi muratuma nje kubajana umwanya. Haleluya. Hari igihe badukangisha akakubwira amasezerano ngo ugiye kurongora, uzabona umudamu n'umuhungu mwiza, ngo uzaja muri Amerika, ngo uzabona intebe, yamara akagutega akantu ngo nusenga cyane. Ni ikinyo gusenga cyane se ni izihe pourcentage? Ni 80, ni 60? Haleluya. Haleluya. Kuko ntidusenga cyane ngo Imana yumve. Imana yacu ni Imana yumva n'ibitekerezo, imenya n'ijambo ritaragera ku rurimi rwacu. Usenga amagambo atatu, Imana ikaba yagize gute? Ikaba yumvise. Ugize ngo usenge Imana yacu cyane, ubugiye kuyigira nk'irya babari. Cyagihe cya Eliya n'abahanuzi b'ibinyoma, Eliya yavuze amagambo atatu, umuriro ugira gute? Uramanuka. Ariko babandi ngo barikebaguye, barahamagara, baja ku misozi, barurira, burira ibiti biranga. Rero niba dusenga, ntidusenga cyane. Haleluya. Haleluya. Ntabwo dusenga cyane ngo Imana yumve. Uhaguruka ugiye gusenga ikaba yabimenye, ikaba yamenye isukennye. Amen. Nzambwira abantu ndi muno ni mwamana, ntabwo ari mwangirikane kandi si mwa pasiteri, ni mwamana. Iyo ujemo nyirinzu ni ukuzimana, kandi icyo nkundira nyirinzu Mana, iwe ntakubaza ngo se urafata fanta ngo cyangwa amazi cyangwa amata. Amenya ibyo ufata ukiva mu rugo, kuko amenya ibyo wakeriye. Haleluya. Akabiguha kandi akabiteganyiriza igihe. Nicyo kibazo. Yesu ashimwe. Haleluya. Ikindi cyane cyane, amahoro yacu tuyaheshwa n'amaraso ya Yesu. Haleluya. Amen. Je bundi mperuka kwigisha ahantu ni link yo kuri WhatsApp irimo abantu benshi cyane, harimo abantu 1000 b'amakontina yose, mbigisha agaciro k'amaraso ya Kristo. Haleluya. Ibintu bigeze kuri 25 bigaragaza agaciro n'imbaraga z'amaraso ya Yesu. Haleluya. Manza gukora definition y'amaraso yanje na fonse. Ndavuga ngo amaraso niki? Ngo amaraso ni amatembaruzi ari mu buzima, ari mu bugingo. Yes. Haleluya. No mbikura mu gitabo cy'Abarewi. Abarewi haravuga ngo mbahaye amaraso ngo kuba impongano y'ubugingo bwanyu, ngo mbitewe n'ubugingo buyarimo. Haleluya. Kuko amaraso yahagaze, ubugingo bubugize gute? Babuhagaze. N'ubwonko ngo ntibuhumeka. Stroke ngo n'amaraso atabayagezeyo neza. Haleluya. Noneho mvuga agaciro k'amaraso ya Kristo. Kimwe muri ako gaciro ni amahoro, niyo soko y'amahoro yacu. Haleluya. Abakolosayi igice cya 1:20 haravuga ngo kandi ngo imaze kuzanisha amahoro amaraso yo ku musaraba. Haleluya. Ngo mwiyungisha n'ibintu byose. Noneho reka nkubabwira ikintu mwumva, mumbabarire ndangize. Amen. Yesu ashimwe. Igihe muri Egypte mu Giputa, Imana igiye guhana Egiputa, Bibiri zivuga ngo ni jijima, igiye guca urubanza rwa Egiputa. Iravuga ati ngiye kwica abana ba Egiputa bose b'imfura n'abamatungo bose. Ariko ikabifitemo ubwoko bwayo. Iragenda ibwira ubwoko bwayo ngo mwebwe rero mushake intama yikorera ubugingo bwanyu, yikorera urubanza rwanyu. Amen. Uwo mwana w'intama mumubikire, niko babyitaga, mumwice, amaraso ye muyasige ku nkomanizo z'imiryango. Niyo Pasaka. Marayika w'umurimbuzi naza
agiye kwica abana kubera urubanza Egiputa yakiriweho, nabona amaraso azagira gute? Azatambuka. Haleluya. Ni ukuvuga ngo abari mu nzu hari ibintu bibiri byarimo bikorwa. Yesu ashimwe. Ikintu cya mbere, bizeye amaraso bashize ku nkomanizo z'imiryango, niyo yabaheshaga amahoro. Kubera ari amaraso ntibatinyaga igihano, ntibatinyaga marayika w'umurimbuzi. Bari bazi ko aza akagira gute? Agatambuka. Bari bicecekeye batuje. Haleluya. Icya kabiri, Imana irababwira ati ntimutuze. Amen. Ahubwo icyo mukora ni iki? Ari amaraso y'uriya mwana w'intama, uriya mwana w'intama, inyama zayo urya wapfuye muzose. Amen. Ntimuziteke muzose. Uzi icyo byari bisobanuye? Ni ukuvuga ngo ni imibabaro, ni nk'imibabaro ya Yesu. Imibabaro burya ni umuriro. Iyo wavanze n'amazi uba waregeje, uba wabaye nk'ugabanya kukana bw'umuriro. Amen. Nubwo muzamuteka ibintu bigasha, ariko mu by'ukuri ibyokeje nibyo byashiririye cyane. Haleluya. Muzabirebe namwe, nubwo amazi atukura gute ntaza twikabasa, kandi agize gute? Ashushe. Ariko iyo ikubise gishirira cy'umuriro ihita igira gute? Itoboka. Noneho Imana irababwira ati uriya mwana w'intama muzamwotse. Numara kumwotsa, igihe muhaye munezererwa ariya maraso, muzakomeze murya izo nyama, muzazirye muzirangize. Byari bisobanuye ngo iyo twinjiye muri Kristo kubw'amaraso ye, amaraso yatwogeje ibyaha byacu, umurimo tugira ni ukurya Yesu, ni ukuganira Yesu, ni ukuvuga Yesu, ni ugutekereza Yesu, ni ugutekereza imibabaro ye. Haleluya. Nicyo gituma umuririmbyi yaririmbye avuga ngo umbwire amagambo ya Yesu, umbwire ibyo yankoreye. Avuga ngo umbwire n'iby'urupfu rwe, umbwire n'iby'umusaraba we, umbwire n'uko yahambwe akazuka, umbwire n'uko ariho atagifa. Haleluya. Kuvuga Yesu rero binezeza umukristo wakijijwe, binezeza umutunze. Haleluya. Binezeza umufite. Kandi kuvuga Yesu niyo poroteyine ikuza umwuka. Yes. Haleluya. Ibindi byose tuvuga muri Bibiliya, amakuru ya ba Daniyeli na Matayo aho yavukiye, ni histoire ya logique. Urabimenya, niyo bita theology. Ni science. Amen. Ariko Yesu ni ibyo kurya by'umwuka. Nicyo gituma umwuka ari utanga Yesu. Umwuka ni uguha Yesu, umwuka ni ukwemeza Yesu, umwuka ni uguhishurira nde? Yesu. Haleluya. Rero amahoro yacu tuyaheshwa n'amaraso yande? Ya Yesu. Haleluya. Ikiduhesha amahoro rero nayo maraso ye. Amaraso ya Yesu ari ku mitima yacu, ni ubugingo bwa Yesu buri ku mitima yacu. Kuko twavuze ngo amaraso ni ubugingo, ni amatembaruzi ari mu ubuzima. Nicyo gituma iyo mfite amaraso ya Kristo kubwo kwizera, Imana imbonamo ubuzima bwa Kristo. Ntimbona nje, ibona Yesu muri nje. Haleluya. Icyo gihe rero iyo mfite Yesu muri nje, mba mfite ubutsinzi bwiwe bwose muri nje. Haleluya. Mba ngendana ubutsinzi. Yesu ashimwe. Abakristo nuko mutabyemera ngo mubyature, ngendana imbaraga zisumba byose. Muri nje hatuyemo imbaraga zisumba byose. Haleluya. Sinatinya abarozi, sinatinya abadayimoni, sinatinya amahembe, sinatinya imyuka mibi. Ariko mwebwe abakristo mutinya n'ipusi, mugatinya n'igihunyira. Haleluya. Abakristo bagendera no mu mico ya kera ishaje, ngo nagize igicuro hano munsi y'ijisho, kwaragira ngo niba mbona iki? Ntaco. Uri muri wewe araruta uri mu bisi, uri muri wewe araruta abarozi, uri muri wewe araruta abapfumu. Haleluya. Kandi ikibiguhesha ni ukubyizera. Ubuzima bwa Kristo bushingiye ku kwizera. Haleluya. Nta handi bushingiye. Noneho Yesu reka nihute, yatsinze imibabaro. Ndashaka kukubwira ibyo Yesu yatsinze, nawe ushobora gutsinda kuko umufite. Yesu yatsinze imibabaro, Yesu yatsinze ibigeragezo, Yesu yatsinze icyaha. Haleluya. Natwe dutsinda ibyaha kubera imbaraga za Kristo zigize gute? Ziturimo. Hari inyigisho ubu ngubu zaba ni bamwe nabo barayobye simbizi, bavuga ko bazi ubuntu bw'Imana, ariko bakavuga ngo ubuntu bwarabababariye
ngo none ngo bukore ibyaha nta kibazo. Ubwo buntu budatsinda icyaha ntabwo ari bwo, ni pirate. Haleluya. Kuko Bibiliya avuga ngo kuko ubuntu bw'Imana bwagize gute, bwabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana. Yes. Yesu yatsinze iki? Icyaha. Yesu yatsinze nde? Satani. Nawe watsinda Satani. Haleluya. Yesu yatsinze abadayimoni. Abadayimoni kuko ufite Yesu muri wewe ntacyo bagutwara. Yesu ashimwe. Haleluya. Ko ndagira ngo mbaho ubuhamya ariko nkabona umwanya wagiye. Ntacyo abadayimoni bagira gute, bagutwara. Haleluya. Yesu yatsinze Satani n'ingabo ze. Bibiliya iravuga ngo abahemura ku mugaragaro. Urwandiko rw'imihango rwaturegaga arudukuza kurubamba ku musaraba. Ayo ni amategeko anyaga abatware n'abafite ubushobozi. Abahemura ku mugaragaro, abivuga hejuru kubw'umusaraba. Haleluya. Njenza ntangara na contradiction y'abantu na Yesu. Abantu bari ko babamba Yesu, barimo bavuga ibyabo, Yesu akavuga ibye. Uko Yesu ari mwafa ngo turamurangije, nawe ngo naje ndabirangije. Haleluya. Tibamenye uko birimo bigenda. Ubwira ngo turamurangije ngo yarapfuye, nawe ngo naje ndabirangije. Urumva ni ibintu zo mu mwuka ntibabisobanukirwe. Yarabirangije, abadayimoni barakubititse. Haleluya. Kandi ikiza kinezeza nuko abadayimoni yakubise cyagiye aribo bagihari n'ubu. Ntabwo bashaka, ntibabyaye, nta generation, ni babandi. Haleluya. Icyanyuma Yesu yatsinze iki? Urupfu. Haleluya. Yesu yatsinze urupfu. Aho nahaganiraga cyane kuko Bibiliya ivuga ngo kuko abana bahuje umubiri n'amaraso, ngo niko nawe yahuje ibyo nabo, ngo kugira ngo ubw'urupfu rwe, amen, ngo aruhinduze ubusa uwari ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani. Abona uko abatura bahoze mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose. Noneho umuririmbyi araririmba ngo noneho twebwe ntitugitinya urupfu, Nyagasani wagize gute, wararunesheje. Haleluya. Urumva nta na kimwe twatinya. Imibabaro duhura nayo duhumure, Yesu yanesheje isi. Yesu wageze ahanesha urupfu. Ntabwo umukristo atinya urupfu. Amen. Haleluya. Anyibukije akantu bazavuga ngo ni irembo. Amen. Ariko njewe mu butekerezo byanje kavuga ngo urupfu ntabwo ari irembo ritujana mu ijuru. Irembo ni Yesu. Yesu yaravuze ngo nije irembo. Ahubwo urupfu muzi uko rwabaye. Amen. Kuko urupfu ni umutware, noneho kuzimu ikaba prison. Abapfuye bose urupfu akabashira mu kuzimu, akababohera muri ya prison ya Sheol. Yesu amaze gufa aramanuka muri ya prison nawe bayimushiramo. Noneho ngo agereho iwe afata Satani, afata urupfu amwambura ifunguzo, afata na Satani amwambura ifunguzo, afata n'urufunguzo rw'umuryango wa kuzimu narwo ararujana, ngo amarara akingura arabijana, hasigara harangaye, nta n'umuntu wari wahakinga. Haleluya. None abonekera Yohana aramubwira ngo nari narapfuye none ndi muzima, arimo azunguza ifunguzo, ngo mfite ifunguzo za rufuna na kuzimu. Haleluya. Nuko ntabwo ari irembo ahubwo hararangaye. Yasize harangaje, ni ikiryango yakinguye, ntawe uzasura kugikinga, n'ifunguzo yarazijanye. Ubu ngubu umukristo asigaye yikozamo agahita asohoka. Haleluya. Umuririmbyi araririmba ngo nimwumve iyo tuje n'ibwami mu ijuru, ngo ntabwo ari kuzimu mumva. Dukomere Yesu amashyi wadutsindiye urupfu. Haleluya. Haleluya. Noneho Bibiliya ikavuga, reka arizo mbabwira, mufite Yesu nk'insinzi muri mwe. Yes. Muhumure, yatsinze isi, yatsinze byose twavuze. Kuko yatsinze nawe uzatsinda. Kuko adafa singivuye Yesu tume. Haleluya. Yarancuye
niko kunyishingira kuko adapfa singipfuye je na Yesu turumwe. Haleluya. Mbwirira mugenzi wawe ngo wabaye umwe na Yesu. Haleluya. Muvyo privilege. Haleluya. Ya kwizera ibyo no kubimenya ni imbaraga z'ubutsinzi. Yesu ashimwe. Amen. Shaka gituma jewe nza nkumbura mu ijuru. Zambwira abantu ntabwo nzasenga ngo mana umpiherezo ryiza ndarifite kuko mfite ubugingo. Haleluya. Taryo nosaba. Muzambabarire sinzasaba isho mfite. Amen. Yesu ashimwe. Sinzavuga ngo uzambe kuja mu ijuru kuko mfite ubugingo buhoraho. Ijuru ni impembo z'ubugingo nakiriye. Haleluya. Ahubwo ikiza kindanze ishinga no kwakumbura. Zankumbura kujyayo. Ngakumbura kuzabona Yesu. Ngakumbura kuzabona bera. Ngakumbura kuzabona iriya mihanda. Ngakumbura igihugu kitazabamwo kubabara. Ngakumbura igihugu kitazabamwo gupfa. Ngakumbura igihugu kitazabamwo imva. Haleluya. Humva ndashaka kugenda. Paulo arandika aravuga ngo mpeze mu rugabangabo. Haleluya. Ngo icyamba kagenda. Yesu ashimwe. Sinzaho nariko mbwiriza kwiriye ejo bundi ndavuga ngo Bibiliya iravuga ngo umuntu agiye kurama ngo ni imyaka 70 ngo kandi yaramye ngo agira 80 ngo nayo yuzuyemo imibabaro. Noneho ndababwira nti iyo myaka nyine ya Bibiliya ivuga tije niyo nza nshaka ngo ndame neza 80 niba mpite nigendera. Yesu ashimwe. Nkivuga n'ubutumwa gahoro nkikorera nanone ngo mare gusohoka abadamu bamwe ntarinzi barankurikira bara abadamu babiri ngo pastor ngo hakoze kutubwiriza ngo ariko ntukaze watura nabi ngo ntukaze watura nabi ngo turashagukeneye ngo ufite ubutunzi. Haleluya. Sinari mbazi ndababwira nti noneho wowe nti niba ndengeje 80 nkagira 90 nti nubwo butunzi ntuzabubona kuko ntazaba mbasha kuvuga wenda amenye azaba yarashize nsigaye ngira ngo Haleluya. Haleluya. Nindacyo bimaze kuba gasaza rukukuye bansohora kuzuba banyinjiza ngo niho ndama bimaze ikise. Iyo ngiye ngifite imbaraga zanje, iyo ngiye ngifite ubutumwa kivuga ubutumwa bwiza. Haleluya. Kagenda kiryoshye kuko mba ndimo ntaha. Yesu ashimwe cyane. Abafilipi ndangiza Paulo 3:14 aravuga ngo zigucishwa bugufi no kugira ibisaga naho nabandi hose nuko nabandi kose. Haleluya. Kuko nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Yes. Yesu ni uzaduha gutsinda ibigeragezo. Ni uzaduha gutsinda no kubona ibyo tukennye no kubona ibyo twifuza. Yesu arabifite ubutunzi. Umwiza ngo atanga ibyiza bikura mu bubiko bwe bwiza. Mwaririmbye ndishima cyane. Ndarangije hari indirimbo mwaririmbye ngo ubu ndashinganye ngo ngendana amahoro. Haleluya. Ngo ubugingo bwanje ngo burinzwe. Yes, wabupfiriye. Yaba ko karirimba bagashongeraga vuga ngo nuwabupfiriye kandi andimo. Yes. Haleluya. Kagumye kumupfira gusa mwagira ngo yarabupfiriye agumiyo ariko yarabupfiriye araza agira gute arazuka anicaramwo mu buryo bw'umwuka. Noneho tukaririmba indirimbo yo mu gushimisha ivuga ngo Yesu niwe yambere y'ubuhungiro nta cyankuraho amahoro yambere y'ubuhungiro umwami n'igitare gikomeye umwami n'igitare gikomeye yambere y'ubuhungiro. Haleluya. Amen. Uwo ni wo twishemo. Zambwira abantu zimbwira ngo niba mwarapfanye na Kristo mukazuranwa nawe.
haleluya ngo muhoze umutima kubiri mu ijuru ngo kuko mwapfanye na Kristo ngo kandi ubugingo bwanyu ngo bukaba buhishwe muri Kristo ngo bugahishwa kandi mu Mana. Ni ukuvuga ngo mfite ibipango bibiri bindinze, mfite Imana nkagira nande na Kristo. Wumva gukomera kw'ibyo bipango. Niba ushaka kunyisha uzabanze wice Imana niba uri umugabo, nuyirangiza wice Kristo watsinze urupfu, numara ubone kungeraho. Haleluya, amen, amen. Ndaryama niziguye kuko mfite imbaraga, mfite aho nihishe. Imana yambereye iki? Ubuhungiro. Haleluya, amen. Niyo mpamvu rero nakunze Jeunesse, umurimo wanyu mwebwe mwamenye Imana mukiri bato mwagiriwe umugisha. Haleluya, amen. Icyamba gusa ngo Imana ibahishurire Yesu, ikomeze umwuka wera, akomeze abahishurire Yesu, mukomeze mu mukunde, mukomeze mu mwishimire. Je nkunda kubona ukuntu mwishima bikanezeza, iyo image kayigumana muri memoire. Nico gituma nkunda kuramya no guhimbaza. Nanditse w'igitabo nacigishije hano. Haleluya, igitabo cyitwa ngo Mana himba himbazwa. Yesu ashimwe. Nico gitabo rero kirimo kuririmba ku buryo bwo guhimbaza iki? Imana. Cyo gituma mbareka kugira ngo turirimbe. Haleluya. Kandi Imana ni igitangazo, ukuntu yaturemye imihogo niko nanditse muri ico gitabo. Yaremye imihogo yacu nk'ikidari iki ngiki, ishiramwo imirya. Abafaransa bayita ngo ni corde vocale, ni imigozi y'amajwi. None iyo mirya intoke ziyicuranga n'uyu mwuka mpumeka. Nizo aho mfatiye niyo note ntanga. Niko ngira iyo nafatishije umwuka hasi ngira ngo urumva iyo note ntanze, nasubira gufata hejuru. Haleluya, amen. Yesu ashimwe. Narekura za ntoki z'umwuka nafatira hejuru kagira ngo urumva iyo note ntanze, nakoraho n'umwuka nkavibura ngo noneho gasanga byose nkabikoresha wa mwuka koresheje ya mirya. Haleluya, ngakoresha ya mirya. Noneho umuntu uzi kuririmba cyane ntaza sarara, azafata neza. Naho utazi kuririmba kamwe kagacika agasarara. Haleluya, ntabwo naje kubwiriza kuramya no guhimbaza, ariko undi munsi numvise ko mugira uwo munsi wo kuramya no guhimbaza. Yesu ashimwe. None Imana ibikorera gutyo kugira ngo twamamaze ishimwe ryayo. Haleluya, haleluya, amen. Dukomere, twamirize, turirimbe. Rangura uririmbe wa mukobwa w'Isiyoni we, tera hejuru n'umutima wawe wose. Haleluya, amen. Kuko ari iby'Imana yagukoreye. Haleluya, amen. Ya muri icyo gitabo mfitemo chapitre y'indirimbo n'imbaraga zibamwo n'ibyo bitanga. Haleluya, reka turekeraho. Imana ibaho umugisha, muhumure. Yesu tufite yanesheje isi. Murakoze Imana ibaho. Ayo mashi ntabwo akwiriye kabisa. Reka tujye hejuru mbabwire ikintu tugiye gukora.